ariko nabonye mu murenge hasigaye batakigenda bose cyane, no muri serivisi zose usanga bamwe baragiye abandi basigaye bari gufasha abantu. Kandi nyuma ya saa 8. Nabonye murakoze. Murakoze. Ni mu bebe n'uwawe ntabwo mubana ariko yagiye gusura ntawe amutwaye ngo ajye kubasura kandi nta karita isigaye n'ikintu bakatanye sohotse gukoresha kandi n'ubwishyuza nawe kuri n'iki ndaje ariko ndamuhamagara umuco mfite nyine zifata agatelefone nari mbonye hariya katacu usiriye anayine ariko ya telefone rwose kameze nkako ariko gucanga 30. ariko namubwiye ko muhave nambwira ngo ntacyo twumvikana. Bagasa n'indagara muri iki gihe kubona umugabo biragoye, wapfa gutwara uwo ushatse wese. Ubona nkawe imyaka ufite n'iyo mfite nta bagore turashaka bose, uwo muntu dukundana nk'abasheri dufite ubu ngubu babonye umuntu babwira ati n'iki n'iki se ntibahita bagucikaho. ubwo yaba ari ikintu cy'igisaza gutyo
abarokore mana yanjye basenga ukuntu basenga ariko bazajya mu ijuru ijoro ryaga ndebera nkaho ngaho ukuntu abantu bari gusengera abarokore barakabya icyo kintu mbangira bagira n'induru uteye ubwoba usanga ku rusengero harimo induru wagira ngo yewe mbaye n'Imana nta n'umurokore wankandagirira mu ijuru nta murokore wankandagirira mu ijuru nuko atari iryanjye nyine yewe mbaye n'Imana nta murokore wankandagirira mu ijuru nanjye abenshi barishushanya nanjye ntawe kabisa yaba 1% ubona bavuga ngo ni bose Kimana ijana bishasha ntago sinaguteye stories z'abarokore umurokore duturanye mana uburyo abantu babanye imyaka n'imyaka umuntu araje uyu ngo Imana ngo yanyeretse ngo azakurogera umwana none ubirirwa mu ntambara kandi bamaze imyaka 20 bamaze imyaka n'imyaka babanye bibaniye ariko arashira bashwanisha nta n'umwe iyo myaka kandi yose ishize nta n'umwe warogeye undi amurogera si ibyo bintu byo kuroga kari ibintu abarokora ubundi n'abapfumu barahuje nibo bagira na n'utuntu tw'uduslenge ngo karande ngamaro ngo ibintu by'imiryango ibyo bintu nta bandi bantu wabyumva kandi n'abapfumu ibyo bintu barabivuga cyarokore rwose Imana izabahane yivuye inyuma cyane cyane ko barashwanishije abo baturanyi ngo ni Imana ngo yabimubwiye Imana ngo yarababwiye abo bantu b'abaturanyi nyine babana mu gipangu kimwe duturanye ngo Imana ngo yaramubwiye ngo umwe ngo azaroga umwana wa mugenzi we Imana kuko urumva icyo baraje barabibwirana nyine umwe abwira nk'uko naza nkakubwira ngo Imana irambwiye ngo Pasi ngo azakurogera umwana ngo agiye kukurogera umwana none uriya we byamugezeho nyine urumva ko tayari wamaze kunyica mu mutwe n'ukuza bakahita dushwana wa muruzi we n'ubundi abakozi b'Imana barambwiye kuzandogera umwana babanye imyaka irenze 6 babanye amahoro azamuroga ati uwataroze icyo gihe ubu nibwo agiye kumuroga abarokore ni abasazi azamurogera umwana namuroga asa amubaza iki hanyuma se namuroga yunguka iki bose bafite abana bose babayeho nta Imana izahana abarokore yivuye kubera ubugoryi bagira n'ubujiji abaturanyi barambabaje cyane pe mukomere bose barahari jamari Pasi jebi ko tuburanye hose meze ute se jamari nje niruka ngiye no gucyura umwana ntacyo turi buvugane ubwo turaza kubonana ubwo ngaruka biratera ubwo ushaka ko ngaruka cyangwa nzaze kwa gatandatu uko ubishaka ntacyo urantegeka none kibananyibye na telefone ubu nta telefone ayibi hano umuntu yarayibye nyine namutije amayinite uraha ubu sinaguhamagara oya ntabwo wampamagara ariko ndi gukoresha WhatsApp yo muri mashine rero abandi niyo muntu mubi mbona araza arayitwara abantu barahumuye si wari ufite iPhone buriya ni iPhone nari mfite bazayijyamo make muri rusange
utayigurisha basigaye bazi gukuramo basigaye bazi kuzidekoda. mu minsi yashize hari umuntu wibye telefone ariko hashize nk'imyaka nk'irindwi arongera barimugarurira. Muri iki gihe abantu basigaye bazi kuzidekoda rwose. nze mu akanyuma yari umugabo kuko nuba nta mugore wawe bya bindi Ese abagore bo ntibiba nabo bariba narinzi, ariko biba bigoye ko umugore yakwiba yakwiba aho telefone n'ibyanga byose none wakwiba telefone ntubu bigoye pe. elisensi kanangana uhishiye kugira aho ngaho ngo lisensi narakaguze ubushize kagerageza byera none reka nkureke ukore nintekereza neza ndaza kugaruka nintaza nzaza kuwa gatandatu Sawa ntacyo. ariko pole gakuremo turebe ariko kukavamo njye nta nubwo byasaba gukuraho kariya kantu karamwereka byasaba gukuraho umugabo oya wapi byasaba gukuramo kariya nakuba agakuramo akaburo jambo akanya bakuramo ukabura ubundi ucishemo aho ucira uruntore ibyo birakugorana atareka muri hambuga urengeje akaye kabura ufundi kora kuzora dusenya njyemba mbona byoroshye kwenda gukundura bakuremo nimba kavura ndaza mu kanya Sawa ntacyo. njye kureba uwo mwana ndandebe ibyo ari byo Musabye ndabona yanakuze. yageze ubu ndegeje ubu ariko na saa sita twakigera niba akamoto jamporo we na pasi yereka amanuke uragiye niba akamoto njye kureba umuhungu wanjye iyi mapembe se Njya mu ngisore ko yashizemo